urambona reka nze nkwere Petero mana ngasa ndende baba we safrema mugenda reka ibyo ano gukubura none ndamuhitana dare nanjye gutse cyane cyane Petero we Petero yo mugore mwiza hano fu mana yanjye none nanjye gutse cyo mfata ngo ni Petero nzoki yewe ntakane na Petero nzoki Petero karame mugore mwiza niko ibintu nagusigiye rero ngiye na bugogo size nkubwiye ngo zana amasaka babara rwose nubabarira baba mugore mwiza mani kabavuga wo kubaba ayo kwa zina ryawe rishigwe hejuru udasiba kudukorera ibyiza narengutse kugutakambira nagerageje kubyihanganira ariko bikananira ewe Allah ni wewe mana nzima ushobora kumpoza y'amahoro umugore asigaye agira ngo bita nakwishima ngira mu rugo rwanjye nta mahoro nyigira ndakubitwa ko bwije nuko bukeye ndatotezwa ese ubundi ubuzima bubuzarangira ryari komana kuko hari igihe kizagera kankura muri ubu buzima uyu mugore akareka kuntoteza nsukaho amazi ankubita nkura buri kimwe cyose ubuzima we uyu mugabo banasize hano mu rugo bagira icyo afashe ntanakimfashe ariko no kuzajya umuntu amusiga inyuma ye se ubundi cyagiye hera ewe Allah ni wewe mana nzima ushobora kumpoza y'amarira fasha mana fasha kwihangana fasha mana fasha uzabunywamo uramo
twanjye twa pinari tuzerara kandi usasire nindangiza ntuhire dore ni mu mpeshyi zarebe ko nibura imvura yazagwa tumaze kumera pinari zaranahenze zisigaye zigura umufungo 500 zageze agaciro nazo ndabona ndangije reka ntaha amasaha yagiye abanyeshuri kandi ndumva bari bujye ku ishuri umwana adakererwa nyine ndi kubona nka Esther aha imyaka myinshi da Esther we karari uraho yego kumada ko wabuze karabaye iminsi myinshi yewe nari gukumbuye yewe yego ngwino tuba twicaye iminota 2 reka nacare muri kano kabiri mwa yewe twaraburanye cyane none se umeze ndabona ariko nasa neza unakeye cyane nuko nyine byaraje ariko we wari itomboreye mukobwa nitomboreye iki umva se umugabo ni kuri umuyobora wabigenze ute kugira ngo umugabo akugandukira akumvira ijambo ryose uvuga ry'ijyana bizakuzindira wabigenze uzazi wanjye bariho mbikubwirira hano ni mu nzira duhuye ngiriya nawe ugenda yego reka ntabwo nakubwira amabanga nk'ayo ngayo hano oya nta kibazo rwose aha we ni umugabo wari kuguhamagara reka da ni wa mudamu w'inshuti yanjye witwa Kayitesi yewe ese amakuru nawe araho ahubwo reka numva icyo ambwira halo wiriwe neza mumeze mutera ahubwo twakubuze none wabonye akazi oya nta kibazo ni ukuri nta kibazo ariko byatunganye byagenze neza wigira ikibazo tubirimo yambwiraga uburyo yabonye akazi nta kibazo yaramaze iminsi ari umushomeri yarakabuze Imana ishimwe ko yongeye kumuha akazi nta kibazo ubona ko ryari se ngo nzagusurema umbwire ibyo banga wakoresheje buriya rero ngiye kuboneka kwanjye ntabwo bigipfa kunyura ariko wenda uje nko kuwa gatandatu nabwo wanteguje nta kibazo nzaguhamagara kuwa gatandatu ariko wanabibona ko nsigaye nk'ibiti nubwo nakubisemo ndabibona ndakubona rwose reka nkuremo neza urebe wowe uzaza unsure di uzaza unsure utuze baguciye ngayo nakubwiye ngo iryo ni ibanga uzaza nzagusura gusa uzaza unsure reka nkomeze njye hariya hirya nto nari sawa mama akubita papa reka papa tuzabateranye bose tubabwira ati rero babyeyi bacu mujye mureka kurwana kuko ibyo muri kurwanira ntabwo ari byo tubwira ati papa niyongera